Tugeze ku cyumweru cya 30 gisanzwe umwaka B. Amasomo y'uyu munsi, isomo rya mbere ni isomo ryo mu gitabo cy'Umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 31, umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Isomo ryo mu gitabo cy'Umuhanuzi Yeremiya. Uhoraho avuze atya: Nimuvugirize Yakobo impundu z'ibyishimo, nimwakirane amashyi y'urufaya umutware w'amahanga. Nimwiyamire, mwishime, mugira, muti Uhoraho yakijije umuryango we agasigisigi ka Israheli. Nzabavana mu gihugu cyo mu majyaruguru, mbakoranye mbakuye mu mpera z'isi. Muri bo hari impumyi, ibirema n'abagore batwite. Bose baje barira bantakira ngo tubabarire, maze mbajyana mu bibaya bitemba amazi, banyuze mu nzira iboneye aho batazatsikira. Ni koko ndi umubyeyi wa Israheli, Efurayimu niwe buriza bwanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi dufasha kuzirikana ni Zaburi y'126, mu dukubo 125. Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, none twasazwe n'ibyishimo. Igihe Uhoraho agaruye Siyoni, bari bajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi. Ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge, n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nuko mu mahanga bakavuga bati, Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza. Koko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Uhoraho, cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi ubibana amarira, asarurana ibyishimo. Uko agiye agenda arira, yitwaje ikibibiro cy'imbuto. Yagaruka akaza yishimye, yikoreye imiba y'umusaruro. Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, none twasazwe n'ibyishimo. Isomo rya kabiri ni iryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, umuherezabitambo mukuru wese atorwa mu bantu, kandi agashirirwaho gufasha abantu mu mubano wabo n'Imana, ashinzwe guhereza amaturo n'ibitambo bihongera ibyaha. Ubwo ntawe ari umunyantege nke muri byinshi, ashobora kumva abatarasobanukirwa bagihuzagurika, kandi nk'uko atambirira ibyaha by'imbaga, nawe aboneraho guhongera ibye bwite. Ntawiha ubwe bwite icyo cyubahiro, ahubwo gihabwa uw'Imana ibihamagariye kimwe na Aroni. Mbese nk'uko Kristo atihaye ubwe iryo kuzo ryo kuba umuherezabitambo mukuru, ahubwo akaba yararihawe n'uwamubwiye ati, uri umwana wanjye, ni jye wakwibyariye uyu munsi, kimwe n'uko avuga ahandi ati, uri umuherezabitambo iteka ryose wo mu cyiciro cya Melekisedeki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri y'uyu munsi ni ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 10, umurongo wa 46b kugeza ku wa 52. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yesu w'i Nazareti, atera hejuru ati, Yesu mwana wa Dawudi, mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi, mbabarira.
Yezu arahagarara aravuga ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati humura, haguruka, dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. Yezu aramubaza ati urashaka ko ngukorera iki? Impumyi iramusubiza iti mwigisha, mpa kubona. Yezu aramubwira ati genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Inyigisho yo ku cyumweru cya 30 gisanzwe mu mwaka B. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Kuri iki cyumweru cya 30 gisanzwe, icyumweru tunazirikanaho iyogezabutumwa ku isi yose, ijambo ry'Imana riradufasha kumva neza inkuru nziza Yezu yatuzaniye, anayo tugomba kwamaza ku isi yose. Twibukiranye ko ingingo shingiro izirikanwa muri uyu mwaka mu bijyana n'iyogezabutumwa ku isi ari twebwe rero ntidushobora guceceka ibyo twiboneye kandi tukabyiyumvira. Tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 20. Hamwe na Baritimeyo mu ivanjiri y'uyu munsi, hamwe na kiliziya y'isi yose, natwe tuvuge tuti ntidushobora guceceka ibitangaza n'ubuntu by'Imana yacu muri Yezu Kristo wapfuye akazuka. Buri cyumweru tuzirikana kandi tugahimbaza urukundo Imana yakunze isi. Uyu munsi turabona Yezu ubwe akomeje urugendo rw'ubutumwa se yamuhaye. Yiyemeje kujya i Yerusalemu, aho azafatirwa, akahababarizwa, akicwa, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Abigishwa be bo ntibabyumva. Ku cyumweru gishize twibuke ukuntu amaze kubabwira ububabare n'urupfu bimutegereje, Yohani na Yakobo bamwihugikanye bisabira ibyicaro, bishakira imyanya ikomeye. Kuri iki cyumweru Yezu n'abigishwa be bageze i Yeriko. Hasigaye gusa ibirometero 20 ngo bagere i Yerusalemu. Abantu bari muri urwo rugendo rutagatifu ni benshi cyane. Muri iyo mbaga hari umuntu twigisha by'umwihariko uyu munsi. Uwo ni Baritimeyo mwene Timeyo. Mu buhumyi bwe yari atunzwe no gusabiriza. Ari mu bantu sosiyete yashyize ku ruhande. Nta jambo agira, ni insuzugurwa, ni imbabare itereyeho. Mu mvugo ya Bibiliya, impumyi yari nk'ishusho nyakuri y'ubutindahari. Umuntu utagira icyo yageraho, uhora mu icuraburindi, ateze gusa ikiganza, mbese atunzwe n'abandi. Nyamara guhita kwa Yezu hafi ya Baritimeyo bigiye guhindura ibintu. Ngo yumvise ko ari Yezu uhise hafi ye, atera hejuru cyane agira ati, Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Nubwo amaso ye atabonaga, amatwi ye yumvaga neza, ndetse ngo birushije ibyo bafite amaso mazima. Yari yarumvise bavuga ibya Yezu n'ububasha bwe. Yari afite inyota yo kuzahura nawe. Mu gihe yatakaga cyane atabaza, imbaga yari mu nzira yo itangira kumucecekesha. Niryari se ubundi umukene agira ijambo, niryari imbabare itaka maze tukayumva. Niryari twumva ugutabaza n'imiborogo by'abandi. Baritimeyo we ntiyacitse intege. Yakomeje gutabaza. Niwe wenyine uzi ubukene bwe n'agahinda ke. N'ubundi biragoye kumva undi, kumenya akababaro k'undi. Nk'uko nanone bivugwa ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira.
iyo urariye ugira ngo n'abandi bariye. Iyo umeze neza ushobora gutekereza ko n'abandi bameze neza, ku buryo kumva ko hari uwaburaye, kumenya ko hari imbabare itabaza bikakugora. Mbese ukaba nka wa munyeshuri wakundaga kubwira bagenzi be ngo ariko ubundi mutsindwa byagenze gute? Njyewe simbyumva. Bigisha mwasohotse cyangwa? Umunyarwanda we yaravuze ati ubonye ari umwe arahora. Arongera ati utarabona ntavuga. Baritimeyo mu ivanjiri ya none atwigisha byinshi, birimo no kumenya uwo dukwiriye gutura imibabaro yacu no kutishinga induru z'abantu iyo dutabaza twizeye kandi twumva neza urugamba turimo. Nk'uko twabibonye, Yezu wenyine ni wumvise ugutabaza kwa Baritimeyo, nuko ategeka ko bamuhamagara. Ni byiza ko yambaga yisubiyeho igira iti izere dore araguhamagaye. Ni koko kenshi abantu niko duteye, dukunze kuba ba nyirangiyobishya. Mu kanya bavugaga bati ceceka ziba uratumena amatwi, none bari kumubwira ngo humura araguhamagaye. Nibagera ni Yerusalemu niko bazigaragaza. Abantu koko duhinduka nk'ikirere. Igihe Yezu yinjiye Yerusalemu baramuramyaga ngo ntihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Nyamara mu minsi mike nibo bazavuga bati kuraho nabambwe. Baritimeyo yumvise ko ahamagawe, yagize ibyishimo bikomeye birumvikana. Nubwo atazi ibiri bukurikireho, ariko icy'ingenzi nuko yatatse akumvwa. Tumwitegereze maze twishyire mu kigwi cye. Nuko ngo ajugunye igishura cye. Kuri we guhura na Yezu ni ubukungu bwose, ni igisubizo ku bibazo bye. Ntashaka rero kuzuyaza agira ibimuremerera byamubuza kubanguka ngo ahure n'umukiza. Arasimbuka, ariruka asanga Yezu. Ibyishimo ni byose kuko yahuye n'ushobora kumwumva akamuvana ahabi. Nta mpamvu rero yo gutinda mu makoni. Yitangaje ariko ni ikibazo Yezu amubaza. Turashaka ko ngukorera iki? Umuntu ashobora kwibwira ko ahangaha Yezu amushinyagurira. None se koko ntiyabonaga icyo akeneye? Kuki agomba kumubaza kuriye? Nyamara ni mu rwego rwo kubaha ubwigenge bwe, kugira ngo abe ari we wivugira icyo yifuza. Ni koko bavandimwe, Imana ntabwo iduhatira umukiro wayo. Nubwo yaturemye tutayibisabye, tutabigizemo uruhare, ariko nk'uko Mutagatifu Agustina bivuga, ntabwo izadukiza ku gahato. Ni ngombwa rero uruhare rwacu. Ni ngombwa kuvuga icyo dushaka, nubwo bwose buri gihe Imana ariyo ifata iya mbere mu kuduha umukiro wayo. Baritimeyo ati mwigisha mpakubona. Yezu yumvise isengesho rye maze aramubwira ati genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Baritimeyo akijwe nuko yemera. Ni koko dukirizwa mu kwemera. Umukiro w'Imana urahari. Icyo dusabwa ni ukwemera kuwakira. Nyuma yo guhumuka, Baritimeyo yiyemeje gukurikira Yezu, amubera umwigishwa. Yiyemeza kubwira amahanga ibitangaza by'Imana. Kuri iki cyumweru cy'iyogezabutumwa ku isi, twongere twibutse ko muri batisimo natwe twakiriye umukiro w'Imana, kandi tugatumwa hose ngo dutangaze iyo nkuru nziza.
Bavandimwe, iyi vanjiri twumvise none ifite ubukungu bwinshi. Uwabona akanya gahagije yakomeza kuyizirikana akavoma byinshi. Tugaruke gato kuri iriya mbaga yari kumwe na Yezu berekeza i Yerusalemu. Benshi mu bari bamukurikiye ntibari bamuzi neza, ndetse bibeshyaga no ku butumwa bwe, kugeza aho bibwira ko agiye gufata ubutegetsi igihe yinjiye Yerusalemu. Twibaze, kuri twebwe Yezu ninde? Tuzi icyamuzanye ku isi? Ubutumwa bwacu se tubwumva dute? Kuri iriya mbaga, Baritimeyo ni umuntu wabuze amahoro. N'igihe atabaje ashaka kubwira Yezu ubukene bwe, yagaragaye nk'ubangamiye abandi. Agomba gucecekeshwa rero kuko asakuriza abandi. Ese nta bantu bacecekeshwa batabaza, natwe twabyumva tukicecekera? Ese twebwe ubwacu ntabo ducecekesha tuvuga ngo baradusakuriza? Niba na Baritimeyo yashoboraga kuvuga agatabaza atitaye ku mbaga yari aho, ariko se hari ba Baritimeyo banga iruhande rwacu ku nzira, basabiriza, batukagurwa, basuzugurwa, badashobora kuvuga imibabaro yabo? Kuki tutababera amajwi? Kuki tutabavugira? Ni inshingano za Kiliziya, ni ubutumwa bw'umukristo wese kuvugira abatagira kivugira, kuvuganira abatagira bavugira, kuvugira abadashobora kuvuga, gutabariza abari mu kaga nta vangura. Twongere twitegereze iyo mbaga yihuta ijya mu mujyi mutagatifu Yerusalemu guhimbaza Pasika, ariko ntibona Baritimeyo uri ku nzira. Ntacyo abwiye abo bantu bakereye umunsi mukuru wo kwibuka ibohorwa rya Israheli. Ngiyo isi yacu, isi yirukanka mu minsi mikuru uko bwije uko bukeye, isi imaranira ubukungu bushanguka, isi ihibibikanira kujya ku kwezi n'ibindi binyasi byo mu kirere, ariko ititaye kuri ba Baritimeyo batabaza. Benshi bicwa n'inzara, n'imbeho, kubura aho baba, akarengane, kubura imiti na mituweli. Ni isi yibwira ko ibona, ariko yarahumye kera. Ni koko bavandimwe, niyo najya gusengera hehe, niyo nakora ingendo ntagatifu zingana zite, byose ntacyo bivuze igihe cyose Baritimeyo ataka antakira, kandi mfite icyo nshoboye gukora simwumve. Ni koko ubutumwa duhabwa n'inkuru nziza si ukwamamaza n'umunwa gusa, ahubwo bijyana n'ibikorwa, n'ubuzima bwa buri munsi. Duhamagarirwa kumenya no kwita kuri izo mbabare ziturega ku Mana. Zose Yezu azidutumaho. Ikindi kandi nuko Yezu ubwe atagiye kwishakira Baritimeyo, ahubwo yabwiye abo bari kumwe ati nimumuhamagare. Yezu arifuza ko tugira uruhare mu mukiro w'abavandimwe bacu. Aradutumirira kwinjira mu butumwa bwe ngo isi yakire umukiro Imana itanga. Uyu munsi twongere tuzirikane Irene wariyo aho atubwira ati ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima. Bavandimwe, Baritimeyo yifuzaga ikintu kimwe, kubona. Yahamije ukwemera kwe kandi yemeza kuba umuhamya wako mukurikira Yezu. Kuri iki cyumweru cy'iyogezabutumwa dusabe Nyagasani dukomereze ukwemera, adusukure hose, aduhe kubona neza, tuve mu mwijima w'ubutindi bwose, twihatire kumukurikiza no kumukurikira hose. Ni koko gukurikira Yezu ntibihagararira Yerusalemu, ni no kugera kuri Karuvariyo,
ariko wizeye wa mbere wa Pasika muri rwa rumuri rw'uwazutse. Ngaho rero Yezu muzima nafungura amaso yacu dushobore kubona neza, tumenye ubutumwa bwacu, natwuzuze Roho Mutagatifu tubashe gukomera mu rugendo rwacu, duhamye butaretsa ukwemera kwacu, amizero yacu mu rukundo rutagira imipaka. Nk'intumwa koko za Yezu natwe tuvuge tuti, twe rero ntidushobora guceceka ibyo twiboneye kandi tukabyiyumvira. Twisunga umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'intumwa, akomeza dutoze gukomera ku byo twasezeraniye Nyagasani. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'abakene, udusabire. Mwari kumwe na Padiri Léonidas Habarugira Karekezi.